natangiye 2019 yego ariko mpera ku nkoko nkeya. Wahere ku nkoko nka zingahe? Nahereye ku nkoko 500. Inkoko 500. None ko ngize ikibazo ahangaha nkuko muri kwibona abakunzi ba Mr Tech Rwanda, ubu dufitemo inkoko zingahe? Iki gice muri kubona ni ikiraro kimwe, hari ikindi kiraro, turaza gusura n'ikindi kiraro. Muri total ufite inkoko zingahe? Ubu ngubu total yose mfite inkoko 5000. Inkoko 5000 ni nyinshi cyane. Ni nyinshi. Urazigaburira ukamenya ko ziriye neza? Yego. Ubu ibiryo bikura he ko numva ari nyinshi cyane? Ibiryo nanjye ubwanjye ndabitanga. Nawe urabitanga? Yego. Aho nta kindi kibazo nkubaza kuko ikibazo rero ifite cy'ibiryo umva kirakemutse. Ni nayo mpamvu ndi kubona izi nkoko zisa neza nkuko muri kubireba. Izi nkoko ntago zishwe n'inzara. Izi kandi muri kubona ni inkoko zimwe muzo yorora. Turaza kubereka n'ikindi gice. None se ubwoko turi kubona hano n'ubuhe bwoko? Ubu ni ubwoko bwa sasu. Sasu? Ni iziribwa, ni iz'amagi? Zitanga amagi n'inyama. Muri make ni mberabyombi. Aha, ubu zigeze ku kihe kigero? Ubu ngubu uko mubireba yego zigiye kuzuza amezi 3. Amezi 3? Yego. Ushaka iyo ukwezi n'igice ndaguha. Ushaka iyirengeje 2 ndaguha. Ushaka n'iya 3 uko mubireba ntago ari uko ziba zingana, hari n'izindi ziba zagiye. Imbogamizi nahuye nazo cyambere ibiryo birahenze, igiciro kiri hejuru. Yego cyane. Yego. Kandi inkoko ku isoko bakazipfobya. Nabara rero bikurikije nkuko nagabuye bikatuma nunguka cyane nkuko nakungutse. Bivuga ngo haza rwa rukundo rwo gukunda ubworozi, naho ubundi haba harimo imbogamizi zifatika. Zirahari cyane kuko ku isoko ntago bita ko uko umuntu yavunitse kubera ibiryo bihenze. Yego. Ahangaha icyo ushatse kuvuga abantu badukurikiye, nujya ujya ku isoko ukamenya ngo ukajya kugura nk'inkoko, jya wumva ko hari ibyo iba yagiyeho, igiciro nikiyongera mujye mubyumva. Ariko hano urashaka kubigisha akantu. Iyo ushaka ikintu urakivunikira. Niyo mpamvu ushaka kubaza ikibazo nk'abantu batuyihuye bakeneye inyama, kuko njya mu masoko ugasanga ngo inyama bazikura ahandi hantu. Wababwira iki? Icyo nababwira ntibakajye kure, nanjye ndahari. Nawe urahari? Ndahari kandi ndazigira. Ari iz'inyama, ari n'iza sasu. Ushaka kurya inkoko ashaka yose arayibona. Aha, nkuko twabivuze turaza gutanga adresse zawe, ariko ikindi kintu ushaka kubaza, ubu ngubu umuntu ashaka nko korora, ushaka kuza mugatangira mukabarana iby'ikiraro, iby'ibiryo byose wamufasha? Yego namufasha. Yego. Kuko yenda ndaza kubibereka, hari na sale training center ndi gutegura. Umuntu wese uzabikenera bazajye bangana, nzajya ubigisha. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko ndashaka ko abantu bareka gukora ibintu gakondo. Gakondo ni gakondo. Ikigezweho ni ugukora ibintu wize, wumva, wateguye. Hariya hirya naberekaga inkoko za sasu, ariko hano ngiye kubereka poulet de chair cyangwa se inkoko z'inyama. Nuko nkuko muri kuzibona ziriturije, zariye, ariko zigeze n'igihe cyo kugenda zibagwa. Nuko ngo bakunzi ba Mr Tech Rwanda, nimba ukeneye inyama wijye kuvuga ngo ndazikura i Kigali. Abantu benshi bazi ko inkoko ziribwa zituruka i Kigali. Ibyo ni amakosa. Abacuruzi barihuye, muzi ko inkoko muri Huye z'inyama zitahari. Ibyo byose ni amakosa. Tujye tumenya aho amakuru ari, kandi nanone ni umenya amakuru usura uwo muntu akugira inama. Mureke tuve mu bintu byo gukora gakondo nkuko nabibabwiye. Aha tugeze ni mu mishwi, ndi kuvuga gahoro kuko tuba tukiri utwana. Amajwi yanjye ashobora kudukanga ukabona, niyo mpamvu uri kubona n'ubu dufite ubwoba, ariko kugira ngo winjiremo hano ugomba kwisanitizinga. Utu tumaze ubwoba nuko ngo barimo baradukuza kugira ngo uzadukena abe watumuha. Murabona ibi ni ibikoresho bidushyushya, ariko nanone mu misiri imbere tuzaba twakuze. Bivuga ngo uyu muntu ntago yorora inkoko zikuze gusa, ahubwo aranazikuza ku buryo uzikeneye ashobora kuzimuha. Dukomeze tugendane muri iki kiganiro kiryoshye. Iyi office igitekerezo nagize, yego, numvise kwihererana ubumenyi njyenyine bidahagije. Mitamo kukereya agasare runaka abantu bose bazajya baza banganamo, bahuguriramo. Ukeneye amahugurwa y'ubworozi ko yaza akangana akansanga ahangaha. Bivuga ngo iyi ni office yawe ariko ikaba na training center, ahantu ushobora gutangira amahugurwa. Yego. Wow.
ikintu nabwira abantu bari kunkurikira yego mpereye ku bagore bagenzi banjye ni uko batinyuka kandi ikintu cyose iyo ugikunze ukagikora ugikunze n'ubundi kiguha umusaruro. Ikintu cyose ugikoze ugikunze kiguha umusaruro. Yego. Ibi ni ibintu by'agaciro. Abategarugori bari kureba kino kiganiro mwumve ko abatinyuye. Urubyiruko rwabo rubwira iki? Urubyiruko akenshi rukunda kubona amafaranga bashaka guhabwa batakoze. Icyo nababwira ni wahera ku nkoko 10 ugenda uzamuka urugendo gake gake. Ni abatinyura rero aho bategereje basabiriza bategereje ngo ni bampe ni abatinyura bagahera kuri bike bafite nabo bakazakomeza gutera imbere. Icyo nababwira rubyiruko muri gukurikira iki kiganiro ni mutinyuke muhere ku nkoko 10 uzorore umenye uko bigenda kandi mugane n'uyu mubyeyi kugira ngo abahe inkoko abahe ibyororo kuko arabifite afite ubumenyi afite byose abikora kinyamwuga. Niyo mpamvu twakoze urugendo kuya tumusure mu karere ka Huye umurenge wa Mukura kugira ngo atugandize. Umurenge ujye basura? Umurenge uransura cyane. Wow, ni byiza cyane. Urumva ko muri mu mihigo. Yego. Ndagushimira rero ko ikiganiro cyiza twagiranye. Icyo nakora giye nanjye ndahava njyanye inkoko. Ni karibu rwose. Reka njyane inkoko njye korora nzakubwira icyavuyemo. Sawa. Nawe wakoze kutwakira. Wakoze cyane. Okay.